ese nawe ujya upostinga video ugasanga yarebwe n'abantu 5, 10 cyangwa 20? Video yakuruhije washyize kuri YouTube, byakugoye kwa uploadinga, gushutinga, kwishyura umukameramani n'ibindi bikakugora, gusa washyira kuri YouTube ugasanga yagize views nkeya cyane bigereranyije n'uko wabikekaga, kandi neza wabonaga ko video ari nziza. Bishobora kuba biterwa namwe mu makosa 5 ngiye kukubwira ushobora kubukora mu gihe waba uri gutunganya video yawe. Hari amakosa 5 akundwa gukorwa cyane cyane n'abantu bagifite YouTube channel zikiri ntoya, zigifite ibyo nakita aba subscribers bakeya, bigifite audience nkeya. Bakora ayo makosa noneho bikahita bihumira ku murari, ugapostinga video ya mbere ukabona irebwe n'abantu wenda nk'ibihumbi 10, 20, waposting ya kabiri ukajya kubona ukabona irebwe n'abantu 10 gusa, ukajya kubona ukabona icyumweru kirashize yarebwe n'abantu 50 gusa, bikakubabaza. Bishobora kuba biterwa n'aya makosa 5 ngiye kukubwira. Irya mbere, mu makosa 5 tugiye kureba y'ukuntu amakosa 5 ushobora kubukora uri ku uploadinga kuri YouTube channel n'ayangaya. Icya mbere ni uploading system yawe. Ese wa uploadinga gute? Ese wawuzi ku uploadinga kuri YouTube ntago ari ukugenda ngo uhite ushyiraho video uhite like nubona irangiye uhite ubikora, wapi? Bisaba, hari udutrick ngiye kukwereka tugiye kuzajya dutuma video yawe irebwa n'umubare nyamwinshi, umubare munini cyane. Icya kabiri harimo timing analysis, kujera igihe uzajya ushyiraho video yawe. Ese video yawe uyishyiraho mu kihe gihe? Video yawe igihe nyine uyitiminga gute? Iryo ni ryo kosa rya kabiri tugiye gukosora ushobora kuba wakoraga bigatuma views zawe cyangwa se umubare w'abareba video yawe bagabanyuka. Icya gatatu, consistency ni ukuntu like ni uburyo ukora. Ese video uyisohora buri 2 mu cyumweru? Ese usohora video imwe mu cyumweru? Ese usohora buri munsi? Nicyo wamenyereje algorithm ni nka gahunda, ni nka nabyita ngo iki, ni nk'irobo YouTube ikoresha iri kugira ngo ibone ukuntu iri commandinga video zawe. Iryo ni ikosa rya gatatu cyangwa se trick ya gatatu tugiye kureba ukuntu twajya dukosora kugira ngo YouTube channel yawe ibashe kukwinjiriza kandi mu kanya gatoya, ndetse ubona umusaruro vuba. Trick ya 4 harimo title and thumbnail. Abenshi bakunze kuvuga ati thumbnail se imara iki wundi? Ni iki kintu ifasha iki kuri audience? Ese wayibuka guhundi? Ese ubundi thumbnail uzi icyo ari cyo? Kumwe ujye kubona ukabona mbere y'uko ureba video ukabanza kubona ifoto bwa mbere. Nicyo kintu cya mbere, icyo nacyo kiri mu bintu bikurura audience nini abantu batajya bitaho, kuko umuntu ntago areba video ngo ahita amenya ibintu birimo. Ariko iyo thumbnail ubashije gusobanura ugashyiraho neza nyine ikintu video yawe ishatse kuvugaho, abantu bari buyikunde bahita biborohera kumenya ikintu bari buze kuyisangamo. Ikindi cya gatatu tugiye kureba audience analysis, ukuntu ese audience ikurikirana ibintu byawe ni iyihe? Ese audience y'umuntu, y'umupasiteri, y'umuntu ujya kuri YouTube channel agiye kubwiriza ijambo ry'Imana, ibimeze nka audience y'umuntu like ya filime, ya channel iriho amafilime? Wapi. Ibimeze nka channel iriho indirimbo? Wapi. Aba ari ibintu bitandukanye. Ibyo byose nibyo tugiye kureba, uburyo 5 bushobora gutuma YouTube channel iguhemba byihuse muri ako kanya bitagutindiye, kandi views zikiyongera umunsi ku munsi, views ndakurahiye zikiyongera.
ubwo buryo butanu nibwo tugiye kureba muri aka kanya. Njyewe uri kumva nduru rw'igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga nkabinahana batatu ya Butamu nyita Kaenzo. Ubaye utarakora subscribe kuri channel ya The Trends 250 channel nayo ikiri nshya rwose waba wahombye pe. Reka tubanze dukore subscribe kuri no channel nshyashya nafunguye yitwa The Trends 250. Ndakeka ko mwabikoze abantu banjye ndabafana cyane. Nyita Kaenzo urw'igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga nkabinahana batatu ya Butamu nyita Kaenzo. Reka dusimbuke nta byo gutinda duhere kuyo twari twavuze. Iya mbere yari uploading system, ukuntu uploadinga urajya ubibona muri screen yawe. Hari ukuntu umuntu ajya kwa uploadinga video ubundi ikintu cya mbere akenshi niba ushaka ko YouTube channel itangira kuguhemba, niba ushaka ko nyine ibintu byawe byihuta ujye uploadingira ahanini ku mashini. Kuri phone hari ibintu byinshi utabona, hari utuntu twinshi ndagenda ntubashyiramo muri screen utagenda ubona kandi nyamara twari ingenzi. Hari nk'igihe bakubaza ese video yawe ijyanye n'ibiki, kugira ngo worohereze algorithm cyangwa se worohereze YouTube kugira ngo imenye video yawe abantu iri buyereke. Erega abantu bose ntago ariko baba bari bukunde content yawe. Algorithm ikikora ihitamo ba bantu n'ubundi bakunda kureba ibisa nk'ibyo wakoze. Niba ari filime bakareba wa muntu ahanini ujya kuri YouTube ugiye kureba filime bakahita bamwohereza iyo video yawe. Bakareba niba ari indirimbo wenda y'inyarwanda, bakareba wa muntu ukunze akenshi kureba izo ndirimbo z'inyarwanda bakahita bayimwoherereza. Burumvikana iyo bakimwoherereza n'ubundi ari byo asanzwe akunda kureba, ntago biba nka wa muntu ujya kuri YouTube ugiye kwiyumvira nk'ijambo ry'Imana. Wenda ni urugero, yaba agiye nko kumva ijambo ry'Imana ukajya kubona ukabona ngo bamwohereje ngo video wenda video ngo yo guteka. Aba ari ibintu bitandukanye. Uwo muntu bazayimwohereza ariko ntago azayireba, kuko kuri YouTube urajyaho ugascrollinga ukareba ibyo ushaka, nta muntu ugutegeka kureba ibyo udashaka. Bahita video yawe ubundi bahita bayohereza nyine umuntu ibyo bintu wakoze. Ese ni iyihe audience nini ikunda kubireba? Uploading system undi iyo ugiye kwa uploadinga ni ibisanzwe ujya muri create ukajya kuri upload kuri YouTube. Ndagenda mbishyiramo muri screen yanjye muragenda mubibona, ukahita ubona ahantu uri bushyiriremo video. Ni ibintu byoroshye uka-uploadinga. Iyo ugitangira ku uploadinga hari ibintu bagusaba. Hari icya mbere hazaho title ari igihe umuntu acikwa azi ko wenda hari ukuntu ukora nka video ikaza yitwa wenda ngo 500 ingahe ukahita uploading imeze gutyo. Biba bisaba yuko uri bufate umwanya ukiga kuri title, ukiga nyine uburyo ugiye kuya-uploadinga. Ese nayahe magambo ari bureshya abantu, ni ikihe kintu kiri bushidura umuntu akahita ajya kureba iyo video. Ikindi ukirinda kubeshya, kuko akenshi iyo ubeshye kuri YouTube hari igihe ubeshya views zikiyongera. Gusa niba mubizi kugira ngo utangire guhembwa kuri YouTube bisaba watch time, bisaba amasaha 4,000 kuba abantu bararebye video yawe 4,000. Niba umuntu agiye kureba video yawe wamubwiti wenda iyi ni video wenda y'indirimbo, yajyaho akahita asanga ni video yo guteka, birumvikana azahita abivanamo yikomereze. Views wenda ishobora kuzazaho, gusa watch time uzasanga ari cya gihe video yawe usange wenda ifite nka views 1,000. Yego wabeshya abantu bakajya bakandaho, gusa nta watch time ifite. Nta n'umuntu ugeze uyireba n'umunota umwe wapi yahita ajyaho, kuko yasangaga ibintu akurikiyeho atari byo biriho akahita yikomereza. Kwa uploadinga biba bisaba yuko
uri bufate umwanya ugakora video ushobora kuyikora ari nziza, gusa ntabwo umuntu uri bujye kuyireba ari bitemenya ko ari nziza. uba ugomba kuyitunganyiriza, like gutunganya nyine ukuntu video yawe, ukuntu ese video yawe ijyanye n'iki, urumva, ku buryo nyine umuntu akibona title, akibona thumbnail, biri bite bimushitura, biri bite nyine ajyaho. Ndetse kuri YouTube iyo ukomeje ukamanuka hasi bakwereka gukora description. Inama nakugira, niba ushaka yuko YouTube channel yawe yaguka vuba, ujye ushyiramo hashtag, utaginga abantu, like niba wenda wakoze, niba ari YouTube channel izajya ikora ibintu byo guteka, ukareba abantu n'ubundi basanzwe bakora iyo content, nka Claire Mbabazi, nk'abandi, waba ari ibintu by'ibiganiro, ukareba abantu n'ubundi basanzwe bakora iyo content, warangiza ukabataginga, ukandikamo hashtag, sibwo no gutagingara, ushobora nko kwandikamo ngo hashtag, ukahita wandikaho akadirishya, hashtag ni akadirishya, ukahita wandikaho wenda Yago TV show, ku buryo niba wenda, cyangwa se wenda wakoze nka video yo kurya n'urugero, ugakora hashtag ukahita wandikaho wenda Nyamabondo, kuko ariyo umuntu abantu baziho kurya, like niba umuntu akunda kureba wenda video z'abantu bari kurya, akagera wa hashtaginze iyo wenda nka Nyamabondo, kuko ari ibyo abantu bamuziho, abantu nyine bari bujye kureba iyo video, abantu wenda bari bwandikemo uti Nyamabondo, hari igihe na video yawe itizamo muri search list, cyangwa se nyine umuntu yajya amara nko kureba video wenda nk'abanyamabondo bakoze bari kurya, akajya ahita abonaho n'iyawe kuko wamutaginze. Like ikindi kintu, iyo ukomeje ukajya munsi, hari ahantu bakwereka ngo this video is made for kids cyangwa se not made for kids. Kari akantu abantu benshi bakunda kukibeshyaho. Iyo bakubwiye uti video yawe ikorewe abana, ari video zaremewe abana, ndaguha urugero, nk'urugero rw'amavideo wenda yo mu Rwanda, hari nk'igihe usanga nka video wenda iri wenda urugero nk'aya ndirimbo ngo bye bye ngo na kuku iraba ari indirimbo yagenewe abana, of course, sorry, aba ari indirimbo yagenewe abana. Then hari ikintu baba bashatse kuvuga, ntabwo baba bashatse kuvuga ko wenda video yawe irimo ibintu abana batareba, bashobora kubireba ariko itaragenewe abana like kids, abana bavuga utwana tw'utubebe nyine. Video yawe akenshi inama nakugira, niba ushaka ko video washyizeho ko iri made for kids, ntabwo igihembwa. Ntago video washyizeho iriho made for kids ntago igihemba. Iyo video ntago YouTube channel niyo yakungukira amasangahe, YouTube channel ntago yayiguhembera kuko iyo nyine ni video y'abana. Inama nakugira, niba nyine uri umu content creator, ukaba ushaka ko nyine utangira guhembwa, like nujya kwa uploadinga, ujyaho ku ga staff kawe kari hasi ka not made for kids. Noneho munsi yako, nicyo cyiza cyo kugira imashini, nibyo nababwiraga, haba harimo ubusobanuro. Barakubaza ati se video yawe tuyibuze abantu bari munsi y'imyaka 18, bari under age, cyangwa tubihorere. Iyo video yawe ubizi ko nta bintu like by'urukozasoni, ahanini nta bintu by'amavideo mabi, ibintu nk'ibyo, ku buryo abana bari munsi ya 18 batemereye kubireba, uhita nyine ugakanda, biba bigaragara. Ahandi ni munsi bagenda bakwereka se video yawe iri no gutravelinga, barakubaza no gutravelinga kugira ngo wenda YouTube channel noza algorithm yayo byorohe kugira ngo imenye ahantu ese ni filime wakoze, ni indirimbo, ni iki wakoze, nyine ni igiki wakoze, kugira ngo bahita bamenya umuntu bari bwoherezeho iyo video yawe. Nicyo ibyo biba bimaze. Iyo yari staff ya mbere, iyo ngiyo twayita nka point 1, banabyanditse nanjye ari igihe mbyibagirwa. Point 2,
agatrick ka kabiri karenze bya danger ni timing analysis. Timing analysis ushobora gukora, ntago ndi kuvuga ngo umwanya video ifite, oya, ushobora gukora video, ugakora video ari nziza. Nk'urugero, nk'ubu ngubu wenda u Rwanda rumaze iminsi ruri muri saga, ibintu bya Congo biri trend cyane, ugakora video ibyo bintu biri trend, ukayikora ukagigoma bikakurushya, ukavuga uti reka nyibike nzayisora ngo nyuma y'icyumweru. Urumva, nyamara nyuma y'icyo cyumweru ibyo bintu ntago bizaba bikiri trend, nta muntu uzaba ugishaka kumva ibintu byo muri Goma, nta muntu uzaba ugishaka kumva ibintu byaho ngaho, nta muntu nyine uzaba ukibyitayeho cyane, like kuko nta muntu uzaba ukibyitayeho, video yawe bizayibuza kubona abantu benshi, abantu ibyo bintu bazaba barabirambiwe. Like inama nagira umuntu ushaka ko video ye nyine yihuta, niba ukoze akantu uzi ko kari trending, hari ukuntu umuntu ajya gukora video, ubundi kugira ngo ukore video irebwe n'abantu benshi ni ukureba ikintu abantu bakeneye, ese abantu bakeneye iki muri ako kanya. Niba ugiye gukora video iyi kintu kiri trend, byaba byiza niba ugikoze uyu munsi, like ukayitunganya, niba biri bunakugore, niba uri bwediting, uri bugire iki, byaba byiza bitarenze umunsi umwe utarayishyiraho. Kuko ushobora gukora nka video uri kuvuga uti wenda M23 n'urugero yafashe wenda Bukavu, cyangwa se yafashe Goma, ejo ugasanga yafashe Bukavu, ugasanga inkuru igezweho nuko Bukavu yafashwe, nyamara ibya Goma bita kandi ari iyo video we wakoze ukanga ko uploadinga ngo urategereza. Like nyine ujye wihutisha video yawe ku buryo biri bugutwa, nyine ujye ushaka uburyo uri butayiminge cya gihe cyiza, abantu bagishyuhiye ikintu, abantu bakigishaka kikiri fresh, abantu bakibyitayeho, bakibishamariye. Kandi ni ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bigoye. Like gukora video ukahita uyaploadinga wayeditinze neza, yego ntabwo nkubwiye ngo uhubuke ushyireho ikintu kibi, basi nyine ukoreshe speed like ku buryo nyine umuntu atazajya kujya kureba video yawe imaze ukwezi abantu barabirambiwe man. Iyo yari trick ya kabiri kugira ngo ubashe nyine kwihutisha video zawe zirebwe n'abantu benshi, zigire watch time nini, kandi nyine engagement nako, like abantu nyine ugire audience nini kuri YouTube channel yawe. Iyo yari trick ya kabiri. Trick ya gatatu twari twayivuze mbere, consistency ni ukuntu uguma ku kintu. Hari ukuntu umuntu aza kuri YouTube like akajya ashyiraho video buri munsi, ibyo ni byiza. Noneho nka nyuma y'icyumweru yabona izo video nta views nyinshi ziri kubona, akajya abireka agashyiraho video mu kwezi, agashyiramo video imwe, agashyiramo video like, kandi YouTube yarayimenyereje yuko buri munsi ashyiraho ikintu. Iyo YouTube wayimenyereje gutyo ko buri munsi ushyiraho ikintu, ukamara igihe udashyiraho, nta kintu na kimwe ushyiraho, like audience ari abantu YouTube ya recommendingagaho video yawe baragabanyuka. Ndaguha urugero, hari nk'abantu bakora ibiganiro cyane baba bashyiraho video buri munsi, ibyo ni byiza. Ugasanga nka cya gihe wenda hari nko kunuza ushyushye, nk'urugero nka filime ukaza ugashutinga like wenda nka nyuma y'icyumweru ukahita ubihagarika, ukazongera gukora nyuma y'ukundi kwezi. Ibyo bintu byica nyine bicanga algorithm ya YouTube. Algorithm nabasobanuriye ni nk'irobo YouTube ikoresha kugira ngo nyine yanarize video yawe, ibona umuntu iri buyihereza. Rero iyo uri kuyicanga gutyo, like nyine iyo wayimenyereje ko buri gihe uzajya ushyiraho ikintu buri gihe, ubwo algorithm iravuga uti nayo izajya irikomandinga video yawe buri gihe. Iyo ugeze icyo gihe ikabura irikomandinga ku bantu, like nyine wowe utaprodinze, algorithm nayo ikabura
ikiri komandinga kuri ya audience yari yaraguhaye, irabireka irabikwama nyine, ukajya ubona abantu bareba video za benshi bakaba ari abakoze subscribe, bakaba ari abakoze iki, like nyine nta bandi bantu bapfa kubirebaho. Ibyo nyine bigatuma ya audience algorithm yari yaraguhaye YouTube channel ukuntu yari komandingaga video yawe yayiherezaga abantu bigabanyuka, kuko nawe wagabanyutse, wahinduye imikorere, like katubyite gutya, wahinduye imikorere cyangwa se imikorere yawe irajegajega, ntago hamye, ntago nyine ukora buri munsi. Like iyo ushaka guhembwa na YouTube ni akazi, nk'uko mu gitondo buri gihe uba ubizi kuri ubyuka ugenda ku kazi. Kambaho urugero nk'iduka uyu munsi yuje ugasanga wenda ujye nko kugura ikintu ugasanga uyu munsi rirafunze, ejo ugasanga rirafunguye, rikongera gusubukura nyuma y'icyumweru, ntago wongera ushaka ahantu uzajya ugurira, uhita ushaka ahandi hantu uhita ubona ko uwo muntu atari seriye. Like niko rero bigenda no kuri YouTube, niko bigenda. YouTube ihita ibona ko utari seriye. Mbere yuko tujya kuri izi trick ebyiri twari dusigaje, reka nongere nkwibutse, kora subscribe, like na share kuri video kuri YouTube channel ya The Trends 250. Ni channel cyashya, like ni channel nyine kiri kwaguka, ni channel cyashya ya kabiri, kuko iya mbere murabizi ko yibwe. Iya mbere yo twakoreshaga yitwaga Kaki Enzo, yaribwe. Ubu ngubu turi gukoresha iyo bita The Trends 250. Mu cyumweru kimwe ndabashimira, yamaze kubona abantu bagera muri 280. Mu minsi nk'itatu ine itanu gutyo, mu bantu 280. Ni ibintu byo kwishimira, mwakoze cyane pe. Rero reka tugaruke kuri izo steps, kuri izo trick ebyiri zari zisigaye, kuri utwo tuntu tubiri twangombwa wakora kugira ngo video zawe zirebwe n'abantu benshi kuri YouTube, kugira ngo YouTube iri commanding video yawe ku bantu benshi. Harimo title and thumbnail. Title na thumbnail ni ibintu bigendana. Iri kwa uploadinga video bagusaba nyine kwandika umutwe w'amagambo. Ese ni iki kintu nyine, like wenda ukavuga uti, wenda niba ari indirimbo ugashyiraho izina ry'indirimbo, niba ari ikiganiro ukavuga uti wenda nyine ugashaka undi title cyane. Iyo ushaka guhembwa kuri YouTube, ntago ngiye kukubwira ngo ugende like kuri title ujye ushaka uburyo ushyiramo n'udukabyo, ushaka uburyo ushyiramo agakabyo nyine ku buryo umuntu ari bube akibibona akahita yumva aba interested, nyine ashatse kubireba bya fo. Kuri YouTube like amagambo wanditse kuri title ashitura umuntu. Nyine niba wenda wanditse, ushobora kuba wenda wakoranye ikiganiro, wenda n'urugero na Yaka, ukandikaho ngo Yaka, wenda ngo ikiganiro cyanjye na Yaka. Ibyo ntago nta muntu ntago ibyo bintu nyine byakaba bahora barira ibi biganiro bye, ntago byamushamaza. Ariko wenda nuvuga uti Yaka none haradusekeje, Yaka wenda n'urugero ndi gutanga mutabifata nabi, wenda ukavuga uti Yaka noneho baramukubise, bitewe n'ukuntu mwakoze video, bitewe n'ibiri muri video. Ahanini ujye wirinda kubeshya, gushyiramo utuntu tw'udukabyo ntago bivuze kubeshya. Iyo ubeshya umuntu akajya kuri video yawe agasanga ibintu wamubwiye ntago ari byo ari gusangamo, icya mbere ntago yaguha subscribe, nta nubwo ahanini nta nubwo aba akigize, ntago nyine ikintu aba yaje kureba arakibura akahita yigendera. Yego views ushobora kuyibona, ako watch time tujye twibuka, watch time niyo ituma uhembwa, watch time niyo utangiye guhembwa. Watch time ahanini niyo bagenderaho, nyine amasaha abantu bamaze bari kureba video zawe, nicyo kintu ahanini ubundi bagenderaho. Rero ntugashake kubona views cyane ngo uyirutishe watch time. Watch time ni izatuma uhembwa. Kuza n'aba subscribers 1000 ntago ari ibintu bigoye, ahubwo ari amasaha 4000. Hari n'igihe uzuza n'aba subscribers 10,000 ari amasaha 4000 byaranze kuzura, yaranze kuzura, kuko uragenda ukabeshya abantu n'urugero, cyangwa se ugakora video itari interested, abantu nyine batari kwishimira cyane. Ujye ugerageza ku buryo
kuri title yawe iri bubisha nyine ituma umuntu like ahita ashamadukira video yawe ariko utamubeshya, nyine ukamubwira ibintu byabaye like byabaye muri video content, nyine ukamubwira ko content yari imeze, noneho ukahita unayisobanura, nyine ugashyiramo rya jambo rya cya kintu cyabaye riri buhite rituma abantu bose nyine bayishamadukira iyo video. Ikindi kintu ni thumbnail. Hari ifoto kuri YouTube ntabwo abantu benshi bajya babyibuka iyo bagiye kwa uploadinga, hari ifoto like iyo uri kugenda iyo guscrollinga kuri YouTube ntabwo uhita ubona ngo video, nyine ubona agafoto, kari agafoto ugagakandaho ukahita winjira muri video. Iriya foto ujye uyitondera cyane, kuko iriya foto ubundi iyo umuntu akireba, umuntu ushobora kuba wakoze video nziza yego, ariko se umuntu abizi ute niba ari nziza? Like umuntu ntabwo abizi nyine niba ari nziza, ni ikintu gishyashya agiye kujya kureba. Iriya thumbnail ikintu igufasha, iyo wakoze thumbnail nziza idefininga video yawe, yerekana ibintu biri muri video yawe, nyine yerekana like bya bice byiza biri muri video yawe, bihita bituma umuntu yihutira kubireba, nyine like niba wenda ari nka video yo kurya, ukahita ukora agafoto nyine ku kuntu ukerekana wenda ukuntu wateguye ibyo biryo, ukerekana uri kubirya nyine ku buryo umuntu ari burebe ikintu akahita amenya content irimo, akahita amenya ikintu kirimo, yaba ari uyireba akayireba, yaba ari utayishaka kuyireba agakomeza. Like nyine ujye ukora thumbnail ku buryo thumbnail icyambere ikintu uzirinda mu gukora thumbnail nanone ni ukubeshya. Nubeshya muri thumbnail umuntu akajyamo wenda wigishije abantu n'urugero nko guteka imvange, wajya gukora thumbnail ugashyiraho ko yigishije abantu guteka inkoko, imvange abantu bose bazi kuzitekera, akajya agasanga ni imvange bari guteka, azahita yigendera, ntabwo ibyo nazaba kibirebye. Like niba ugiye gukora thumbnail, kora thumbnail izatuma umuntu nyine izamushamadura, like izatuma ashamaduka, kankoresha iryo jambo, izatuma ashamaduka ako kanya akahita ajya kuyireba. Icyo ni icyambere, ukirinda kumubeshya, kuko iyo umubeshya like ajya kuri video yawe ntabwo ayireba n'amasaha n'iminota ingahe, ahita yikomereza. Wowe ushaka uburyo video yawe niba wayikoze ubizi ko ari nziza, uyikorera na thumbnail nziza. Niba utazi kweditinga, shaka umuntu umubwire uti video yanjye igenda gutya na gutya na gutya, umubwire uti hari abapeti baba barabyize, umubwire uti ndashaka ko nkorera thumbnail bitewe na video yanjye n'ikijyanye nacyo, kandi amafoto amenshi uyakure muri ino video. Ni ibintu byoroshye, ntabwo umuntu azaguhenda. Ikindi ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose ujye ubyikorera, ibintu byose ni wowe wishutingiye video, ni wowe ugiye kuyeditinga, ni wowe ugiye gukora thumbnail, ibyo bintu biragucanga. Okay, ni byiza niba ubizi neza, niba uzi ko ubishoboye, gusa mu gihe uzi ko waba hari icyo utazimo, hakugira ngo ugikore nabi video yawe ipfe, wayishaka undi muntu ugufasha, nibyo byaba byiza kurushaho, kugira ngo ugire noneho ujye like thumbnail na title. Impamvu nabihuje ni ukugira ngo ujye ukora akantu kari catchy, akantu gakacinga, nyine like gakacinga mind y'umuntu nyine, iki ku buryo ubundi title na noza na thumbnail nibyo bidefininga ibintu biri muri video. Umuntu niba agiye kureba video yawe ntago azi ibintu birimo, icyo ni icyambere, icyo ni ikintu ukwiye kumenya, ntago azi ibintu birimo. Niba ugiye nyine kugira ngo basi ubanze umusogongeza, katubyite gutya, ubanze umusogongeze ku byiza biri muri video yawe, like ibintu byiza nyine biri muri video, ibintu uzi ko biri bukurura umuntu muri video yawe. Urumva, ugomba gukora thumbnail izahita imukurura, izahita ituma nyine abishamadukira, akahita aza kuyireba. Like cyangwa se title ugomba gukora title iri catchy, ifata amarangamutima y'umuntu bya danje,
kuko nicyo gituma umuntu ajya akanda kuri video. Haba hariho amavideo menshi, umuntu aba scrolling ku mavideo menshi. Iyo ibyo bintu utabyitondeye, video yawe ishobora kuba ari nziza cyane, ariko kubera ko ibyo bintu utabyitondeye bikarangira nta muntu n'umwe uyirebye, nta muntu n'umwe uyitayeho, kuko ntago bazi ikintu kirimo. Like bari kureba abandi bakoze thumbnail meza, kandi nyamara wenda wasanga banafite video mbi ugereranyije n'iyawe. Wowe ufite video nziza kubarusha, ariko kuko utakoze thumbnail nziza, utize title nyine ngo ukore title nziza, bikanga. Iya nyuma ari nayo ya nyuma uyu munsi turi busorezeho, hariyo bita audience analysis. Audience analysis niyo trick ya nyuma tugiye kwiga, tukahita turekeraho, ibindi tukazabyiga muri video y'ubutaha. Nongere nkwibutse, kora subscribe kuri The Trends 250. Njyewe uri kumva ndacyari urw'igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga, nkabinahana batatu yabutamunyita Kaenzo. Iyi audience analysis ni ese audience ushaka ni iyihe? Banza wige audience ushaka ni iyihe. Hari umuntu uyu munsi ukoze indirimbo wishyize kuri YouTube channel, ejo ukoze prank wishyize kuri YouTube channel, ejo ukoze ikiganiro cyo guteka ugishyize kuri YouTube channel. Mbese nta kintu nyine buri video yose ubonye unagaho, nta audience uzabona igaragara. Nyine nta audience uzapfa kubona uvuga uti ngiyi ni audience yanjye. Ndaguha urugero, ntago ama YouTube channel yose aba ari amwe. YouTube channel zose ntago ziba ari zimwe, ntago ziba zifite content zimwe. Ugomba gushaka, undi bayita niche yawe igomba kuba itandukanye, iri trend. Icyo ni icyambere. Niche yawe igomba kuba ufite umwihariko wayo. Like nimba ari ugutravelinga, abantu bose basigaye bakora amavideo yo kugenda, like bakavuga bagiye gusura Inyungwe, bagiye gusura ingagi. Ese wowe urashyiraho uwuhe mwihariko? Kibyo abantu bose bahora babibona. Wowe urashyiraho uwuhe mwihariko muri video yawe, muri content yawe? Niche ndi kukubwira, like ni uguhitamo content ukavuga uti ndakora ibi. Niba ari ukwiga guteka, wakabya wenda uri kwigisha abantu guteka ugashyiramo n'akavideo ko kurya, ariko n'ubundi urumva ko ari ibintu bijyanye no guteka. Uyu munsi uraje ushyizeho ikiganiro, wenda ngo ugashyiraho indirimbo ya korali. Ushyizeho indirimbo ya korali uyu munsi, ejo ukahita ushyiraho indirimbo y'abaraperi. Urumva ibyo bintu nawe icyambere yaba bakristo. Umukristo nabona video yawe nako channel yawe ya subscribinzeho iri kuzaho abantu babyina amapokina azagutera ibintu mu izina rya Yesu. Yaba na wa wundi wikundira izo pokina, like akibona video yawe akabasanga hariho ngo za Bikira Mariya zaki, nayo azahita gukatira. Urumva yuko nta audience uzaba ufite igaragara. Iga guhiga audience ushaka. Niba ushaka audience wenda y'abakristo n'urugero, ukore nyine ibiganiro by'abapasteri, ukore werekane ukuntu babwiriza, ushyireho ijambo ry'Imana. Ibyo ni byiza, aba ari niche yawe. Ushobora gukora wenda urugero ukavuga uti njyewe ngiye kuba umusesenguzi, njye nsesengura. Urumva wenda ukajya usesengura wenda ibijyanye n'intambara, politike se, ibintu nk'ibyo. Ushobora kuvuga uti yanjye ni entertainment, azajya bari abahanzi, abakomediye, abaki, nicare wenda n'urugero mbaganirize. Ushobora kuvuga uti njyewe ndashaka kwigisha abantu kwambara neza, like nabyo bibaho. Ushaka kwigisha abantu kwambara neza, ukajya ubereka ukuntu bakambara fresh. Ibintu byose utagiye ubivanga ngo bicanga abantu. Urumva, kugira ngo nyine like kugira audience yawe, audience iri bwite ku bintu byawe, audience iri buvuga uti like uvuga uti wenda njyewe abantu banjye bo kuri YouTube ni abantu b'abasirimu n'urugero. Ni abantu b'abasirimu babandi wenda bakunda. Ndaguha urugero nka YouTube channel ya urugero abantu bareba wenda urugero nka YouTube channel wenda ya Naomi.
batandukanye n'abantu bazajya kureba YouTube channel yande ya Nyamabondo n'urugero. Urumva abo bantu baba batandukanye. Abantu bakunda filime sibo bakunda indirimbo. Abantu bakunda guteka, hari nk'abantu baba batakicara ngo arebe umuntu uri guteka. Hari n'undi kubera ko nyine azi ko ibyo bintu abikunda, ushobora kumara umunsi wose ari kwirirwa areba amavideo yo guteka gusa. Abo bantu baba batandukanye. Like wowe shaka audience yawe, shaka ba bantu bagenewe video zawe, abantu nyine bagenewe video zawe ku buryo buri video izajya iba iri mu bintu bakunda, iri mu nyine muri bya bintu bakunda, ku buryo bitazajya bikugora ujya ngo kugira ngo like nyine akibona video yawe akibona ajya ahita yijyaho, kuko nyine ibyo binakunda. Ni nabyo bintu algorithm ikunda gukora. Like algorithm nayo basobanuriye ni nk'irobo, wenda n'urugero ni nka code YouTube channel ikoresha iri commandinga video z'umuntu, iri commandinga video zawe. Ikindi kintu ujye wirinda gushyira ikintu kitari cyawe kuri YouTube. YouTube iyo ushyizeho ikintu kitari cyawe ubwa mbere baguha copyright. Urumva copyright iyo zimaze kuba ebyiri iminsi 90 itarashira, ni iminsi 90 cyangwa iminsi 90 itarashira, ubwo ni n'amezi 3 bahita baguha strike y'icyumweru. Strike ni nk'igihano. Icyumweru ubwo ntabwo bawemereye kwa uploadinga, ntabwo bawemereye gupostinga, like nta kintu kimwe bawemereye gukora kuri YouTube usibye kujyaho nyine ukareba video z'abandi. Nta kindi kintu nk'umu-creator uba wemereye gukora. Like none iyo bimaze kuba too much, hari n'igihe bigera YouTube channel yawe bakayibaninga, cyangwa se wazajya no guhembwa ugasanga ama video yawe menshi n'ubundi arimo ama copyright ntibiyemere nyine kahembwa. Ujye wirinda gushyiramo video zitari izawe cyane. Video ushobora gukoresha ka video k'abandi ariko ugakoresha aho gatonya, ushobora kugakoresha wenda ugasobanura, ushobora kugakoresha like nyine utagize. Hari abantu nsigaye mbona bajya ku YouTube channel bakabeshya ngo ukuntu ngo waka-uploadinga ngo video y'abandi, ngo gafata wenda nk'indirimbo ya The Ben ngo kuzi ko ari umusitari ukahita uya-uploadinga. Ntabwo ibyo bintu byakunda, nese ntabwo ibyo bintu byapfa gukunda kereka yabiguhereye uburenganzira. Rero iga gucreatinga, icyo ni icyambere. Ucreating ikintu ushake audience, target audience yawe ushaka ni ihe, target market yawe. Like ushake katwongere tubinyuremo byose icyarimwe. Uploading system ni ukuntu uploading, ese uploadinga gute. Akandi nibagiye kubabwira iyo uri kwa uploadinga video yawe ikagera ku 100%, ntabwo ibirangije kwi-uploadinga. Irongera ibi imaje kwi-uploadinga kuri HD, ibi ikeneye no kujya muri SD, muri standard video quality. Naho ibikeneye kujyamo. Rero uba ugomba kwitegereza ikabanza naho ikarangira, ukabona kuhita uyishyira publish. Ikindi ikintu abagiraho inama, niba ushaka ko video yawe izajya boosting inamenyekana neza, like niba wavuze uti urayishyiraho saa moya, byaba byiza saa 12 igiye saa 12 ugiye uba warangije kwa uploadinga ukahita uyigira private, ukayigira prive. Noneho nyuma ukaza kwigira public, kwigira nyine kuyipublishinga kuri Noza, nyine abantu bose bakayibona. Ariko saa 12 bikaba byiza ari uko wavuze uti niba abantu bawe warabamenyereje wenda nka filime, ukavuga uti wenda niba ari filime nshyashya ngiye gutangira nzajya nyisohora buri saa 3, ukavuga uti buri saa 3 saa 2 filime izajya ibiri kuri YouTube channel, ariko iri private nta muntu n'umwe uyibona, nta nubwo iba yagasohotse. Ushobora kuyiregera cyangwa se ukahita ugenda ukayigira public. Ni ibintu byoroshye cyane, muri Noza ndagenda mbibereka. Ni ibintu byoroshye, ntago bigoye. YouTube channel yawe ishobora kuguhemba gusa bigizemo uruhare, kandi ntago
ntago YouTube channel nk'uko utera umurima, nk'uko umuhinzi ahinga umurima agategereza ko imyaka izera akabona gusarura, na YouTube channel niko ikora. Like ntago umuhinzi yateye ahita areka kuhira, akahita areka guteramo iki, ibi ntago nyine ibyo bintu byose ahita bireka, arakomeza n'ubundi akawitaho. YouTube channel yawe niba ushaka iguhemba, itangira kuguhemba hakiri kare. Tangira wige kuyitaho, wige nyine kubaho seriye, ureka gukora ibintu nk'imikino, kuko ni abantu benshi YouTube channel itunze, ni abantu benshi cyane, ni aba content creators benshi cyane itunze. Rero iga nawe nyine, niba ushaka kiguhemba tangira ube seriye, ukora ibintu nk'ukorera nyine, nk'uwikorera nta kuntu okay, biratinda ariko biraza, audience itinda kuza ariko iraza. Like nta gihe na kimwe izaza YouTube channel yawe utayibayeho seriye. Baseriye kuri YouTube channel yawe niba ushaka ko iguhemba. Njyewe muri kumva ndacyari urw'igikundiro rwa Manuel mwene nyine munga, nkabinahana batatu ya Butamu, nyita Eka Enzo. Ni kuri The Trends 250. Wowe utarakora subscribe wacika mwe pe. Ciao ciao, see you.